umugore ariko ibyo byose ntago wamenye nimba ari wowe bapfaga cyangwa ibindi bibazo byabo. Ntabwo namenye ko ari njye bapfaga, sinzi nyine ibibazo bari bafitanye ku giti cyabo. Kumva bari gutongana cyane kuko twari turi hanze, baranarwana bifatika. Umugore afata icyemezo cyo kugenda, genda asigara nk'umukozi, birangira nsimbuye umugore we, none ndarangije. Umugabo akajya njyana mu cyumba cy'aho umugore we yararaga, kambwira ati kumwirukana nagira ngo umbere umugore kuko nabonye ari umugore mwiza, nabonye ari byinshi umurushije, najya mubaze ni iki murushije, kambwira ati muri byose nanakimutamurishije. None se hagati aho wenda ntaguciye mu ijambo, mbere yuko amwirukana ngo agende, waragarutse warakomeje mu kazi, mwajyaga munyuzamo mukongera mukibeta nk'uko mbere byagendaga, cyangwa icyo gihe ugarutse waragarutse ufokasinga ku kazi nawe aguha amahoro, cyangwa n'ubundi ni nko muri ako gahe n'ubundi mwari muhari mumeze nko muri abagore babiri b'umugabo umwe? Ni muri ako gahe twari duhari tumeze nk'aho turi abagore babiri b'umugabo umwe. Yego, gusa ntabwo navuga ko umugabo yongera kuntera stress nk'iya mbere. Gusa nyine kwa kundi umugore akeka akabaza, menya ariko byakuriye intandaro yo kumwirukana. Yego, gusa amaze kumwirukana ambwira ati nagira ngo umbere umugore n'ubundi, nubwo nashakanye n'uriya sinamukundaga. Iyo mbimenya ntabwo nari kwihuta, nawe ndamubaza impamvu niyishe. Hanyuma arambwira ati muri byose akora afite akazi keza ndabyemera, afite amafaranga ndabyemera, ntabwo ari ibintu byinshi adakora nk'umugore. Namubaze nyine ni ibi adakora, akajyanga kunyerura, ariko nk'umuntu mukuru njye narabyumvaga ibintu adakora. Yego. Wihangayika, habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, n'abahanga pe. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza? Tambuka tugukize umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara, najya ntekereza ko narozwe, nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira, ubu nanjye ndi umubyeyi. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuzi. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagimpande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho, kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze inshuti bavandimwe mudukurikira muri mu mpande zitandukanye z'isi, abari hano mu Rwanda, abadukurikira bari mu Burundi, abadukurikira bari muri Mozambique, inshuti zacu ziri mu bihugu bitandukanye by'umugabane wa Afurika, abari ku mugabane w'Uburayi, abari muri Norvège, abari Denmark, abari muri Canada, mwese turabasuhuje cyane, ndetse n'inshuti zacu z'akadasohoka ziri ku mugabane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere yuko twinjira mu kiganiro cyacu, reka mfate amasegonda make cyane mbisabire uno muryango wacu mudufashe kukuza mugire mugari. Nta kindi tubasaba ni ukudukandira subscribe, like, share na comment. Ubwo kubakoresha ururimi rw'igifaransa nahanditse s'abonner, kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi rero twagiriwe ubuntu bwo kwakira ni umukobwa bigaragara ko ukiri mutoya mwiza, agiye gutangira twibwira atwinjize mu kiganiro. Amazina yanjye nitwa Murekatete Marina, ni mu mujyi wa Kigali. Inkuru yanjye ni inkuru ibabaje, ariko ntabwo byayikabije cyane, ariko irababaje. Kuba naraturutse mu rugo ngiye mu kazi, nashatse akazi, nshaka akazi ko mu rugo, ngirirwa ubuntu, akazi ndakabona, kukabona mageze nsanga si bigenda neza nk'uko nifuzaga uko byagiye. Naje kugashaka n'undi mujyi wa Kigali ku Ruyenzi, nkashaka ahantu bita i Kanombe hariya mu Busanza, ubona kabonye ndajyayo ndakora, bamaze ukwezi kumwe, kari akazi ko gukora mu rugo, makora ukwezi kumwe, nk'uko kwezi nahakoze byabaye ngombwa ko mabuja nta kibazo nari mfitanye nawe, ariko akaba yari afite umugore, sasa apana umugabo wakundaga kugira irari cyane.
yanyitegerezaga n'abandi gukoropa n'abandi gukubura imirimo yose mbega nabaga ndi gukora yanyitegerezaga ubwo hari mu mwaka wa 2018 kera kabaye mabuja yaje kujya mu kazi bose asigara mu rugo asigaye mu rugo turirirwana twirirwanye biba ngombwa ko amfata mu kumfata yambwiye ati ningira icyo mvuga azamana ubwo rero amfashe ku ngufu bivaho ndagenda nisanga nyine nwite nuko nyuma y'ibyumweru nanjye bwo nasanze nwite nyine mbikoresha umugabo yambwiye ati nindamuka byumvishe nzaguhana nyine ubwo yarafite uburyo yamanamo ku giti cyose mbizi umugabo boss ubwo ngubwo niwe wakubwiye ati gira uve hano umudamu atazabimenya yego nangije ndahava njya mu rugo ngeze mu rugo ati subiraho uvuye n'urubyaro rwawe n'inda yawe ndangije baranyirukanye nyine mu rugo ndavuga ati uko byagenda kose ngomba kujya kureba uwo mugabo ngomba gusubira kwa boss wawe yego ndangije ngiye kureba uwo mugabo ndagenda amasanga undi mukozi ndabaza se hano barahari ambwira ati ntabwo bahari nanjye namubwira ati nanjye ntabwo nagenda n'ababonye ndangije ndicara ndabategereja baje wategereje ubwo boss nategereje boss ubwo yaje bwije n'ubundi mu kuza bwije mubwiye ikibazo cyanjye icyo gihe yampaye 20,000 arancutagura cyane arambwira ngo nimuvira aha ntagaze aho naturutse nanjye namubwira ati ariko nubwo utazi aho naturutse nabaye umukozi wawe naragukoreye ibyo bivaho mu 2020 nta kintu nari kubikoresha nta n'ikintu byari kumarira nongeye nsubira mu rugo njya kubana nabi n'ababyeyi birangira n'ubundi nabo bambwiye ati ntabwo byakunda ndahava njya gutangira ubuzima bwanjye nyine mu cya kabiri uri kujya i Muhanga ku cya kabiri niho wahise ujya gutangirira ubuzima yego nagiriwe ubuntu ndagera amasanga umwana twiganye turabana turana icyumweru kimwe ndangije ndamubwira ati ntabwo nagomeza kubana nawe ngomba kujya gushaka inzu yo kubamo gusa icyo nagusaba ni uko uri umuvandimwe wanjye n'indwara uzandwaze nta n'urwara nzakurwaza nagira ngo muteguze kugira ngo nimbona bikomeye ariko uwo mwabanaga wari waguhostinze muri iyo minsi wari wamubwije ukuri umubwira yuko twite yego nari namubwiye ikibazo mfite namubwira ati nubona ni impamvu namubwira ati nta ndwara nzamurwaza nanjye n'indwara andwaze nagira ngo nimbona muri cya gihe ndikuze bikomeye azakube hafi umuntu nifashisha yego nuko rero nangira ubuzima aho ngaho bita nshaka inzu y'ibihumbi 10 nyijyamo nigiyemo kugira ngo mbone amafaranga yo gukodesha iyo nzu byaciye ku uwo mukobwa anyereka tekinike y'uburyo inda itaragaragara cyane najya guhiga abagabo nkabona amafaranga yo gukodesha inzu ntabwo nari nageze mbikoraho na muntu twahuye bwa mbere yego nawe uko kuvuga ngo nyine usugiye umukobwa niwe muntu wansugiye gusa icyo nshimira Imana ntabwo nabutinzemo naragiye mura n'abantu nyine abagabo bagiye batandukanye umaye 5 umaye 3 nkagenda mbyongeranya mu cyumweru kimwe namaze kubona amafaranga yo gukodesha inzu ndangije ubwo ndane ko yari kugenda ikora igeze nko mu mezi 4 ndavuga ati si byakunda ngume mu buraya najya nsubira mu buraya nkagenda mfata amafaranga nyegeranya nahise niga kudoda bingana n'amezi 3 wiga kudoda ubwo icyo gihe wari ugitwite yego igihe kingana n'amezi 3 ubwo ko ndabura ukwezi kumwe ngo ivuke ubwo rero ndangije mu mezi 3 sinari nakamenya kudoda neza gusa nyine ko navaga ku ishuri najyaga no gukora ubwo buraya kugira ngo mbone ikintu mbone n'imyenda y'umwana nuko ndangije rero bigenda uko nguko njya kwiga njya mu buraya birangira mbyara ibyo ngibyo nyirimo gusa maze kubyara nako kwegeraga abona amafaranga yo kwiyitaho no kwita ku mwana ari nako ngenda mbimenya maze kubimenya nahise mva mu buraya njya kudoda kugira ngo mbone imashini nayibonye ari uko ikodesheje nayikodeshaga 5,000 bya buri kwezi
ngakorera hahandi n'undi nari narakodesheje nkajya nera abantu ibiraka abo kudodera mbega nk'ikanzu nk'igitenge. Kugeza aho se wibarutse ntago wa mugabo waguteye inda yigeze wenda guhamagara ngo akubaze uko bimeze, ntigeze agira ubushake bwo kumenya uko umwana umutwitiye uko bimeze, mwarangizanije aho ngaho kigwa bya 2020, ntago yigeze yongera kukuvugisha ngo akubaze uko byifashe? Ntago yigeze yongera kumvugisha, nibwo nageragezaga kumuhamagara yaranutse amaze. Umuzi w'ubuzima kuri ubu Extra Power Formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira, ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije. Twawushyize kuri promotion. Umwihariko wa Extra Power Formula ni imbatura mugabo, ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango. Wayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye, kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani, hehe no kugenda uhungetwa, ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Nimutugane tubafashe. Ukorera mu Gatsata, wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36. Kunuka aranamburuka kuri telefone yiwe, najya nkoresha iyindi akambwira nabi birangira phone nawe ayikuyeho. Kuyikuraho nyine ubwo nahise menya ko ngomba kwakira ibyabaye, nkimenya njyenyine. Muri iryo joro njya kubyara byari bikomeye ndetse na cyane ababyeyi ngira ngo barabyumva. Ku buryo byari bikomeye sinaye nigeze nipimisha na rimwe. Narahageze ya kubyara mbyarira ku bitaro bya Kabgayi, niho hantu nagiye. Mageze bangombwa ko mbyara umwana unaniwe, yananiwe pe, afite n'imbeho, uko umwana abyuka afite imbeho. Yego andarangije bamfasha kumushyira mu byuma, umwana yongera agaruka ari muzima. Gusa byari bibabaje, numvaga ko umwana wanjye mubuze, nekereje agahinda kuko ngiye kubura umwana wanjye. Ubwo aho ngaho uri kwa muganga nta muntu n'umwe ugeze ukugeraho, byose warirwarije urimenya mpaka birangiye? Byose narirwarije keretse umukobwa twabanaga. Niwe muntu nubwo yangishe kujya mu ngeso mbi z'uburaya, niwe muntu wambaye hafi arandwaza, aza kunkura ku kiriri nk'abandi babyeyi bose, arangemurira kwa muganga, amfasha no kubona amafaranga yo gukura umwana muri kongereza bari bamushyizemo ituma ashyuha, kuko yagutse yuzuye ariko yari afite ubukonje. Yego. Niwe wishingiye ibijyanye n'amafaranga yose baguciye muri kuveze? Yego, niwe urebye n'umwari wabyishingiye. Yego, icyo kintu mushimira yarakoze. Nuko ubwo uvuyemo mu bitaro, ugeze hanze se ubuzima bwakomeje bute kugira ubashe kurera uwo mwana? Ngeze hanze urabona ubuzima bwaragoranye. Mu kugorana ntabwo nari mfite ibintu byose bihagije nk'umuntu wabyaye, wapi. Usibye ko nari mfite umuvandimwe akamfasha, yandwaje nk'iki cyumweru cy'uburwayi ndakira. Maze gukira njya gushaka uburyo najya mbona imibereho, umwana nkamusiga mu nzu mukingiranye, najya ku buryo nabona imibereho. Ariko ndeba wa mugabo nshaka n'amafaranga y'ukuntu nashaka imashini nkava mu buraya. None ababyeyi bawe bwite bo bakubyara, usubiye mu rugo bagasanga uratwite bakakwirukana, bo ntabwo bigeze bashaka kumenya amaherezo yawe uko byaje kukugendekera? Ntabwo bigeze bifuza kubimenya, kuko nagerageje no kubaganiriza biranga. Ndanabahamagara n'ababyeyi bambwira ati n'ubundi se imibyarire yawe niyihe, kandi imibyarire y'ibingendaro. Ubundi waba uri umuntu muzima ukajya gukora akazi ko mu rugo, umugabo akagushukisha ibintu bidafatika, akubeshya akazi, uri kumva ufite ubwenge. Biranuka cyane, numva nyine birangoye. Mu kungora ndabiborera nabo ndabareka, nkajya mbufata nk'aho nabo mfite. Nagomeje murera njyenyine, nkajya nkora uwo mwuga w'uburaya, ariko maze kubona imashini narabigabanyije, nkajya ndodera abantu, nkabona makenya, aho kwagira umuntu umamagara nkajya kumureba, umugabo umamagara nkajya kumureba, kugira ngo nyine nongere kuyo nakoreye ndi kudoda.
ntawe urabyumva ntabwo byari binshimishije. ubwo wumvishe neza hari umuntu ujya mu kintu atagikunze kitanamushimishije ariko uko agitindamo akagera hakumva ahubwo cya kintu ni na cyiza. oya ntabwo kigeze kinshimisha na gato kuko icyari cyaneye kubijyamo ni ubuzima nari nangiye kujyamo kuko ngiye kwibana njyenyine n'umwana. yego ntabwo byigeze binshimisha pe, ntabwo naba nkuze ngo byaranshimishije kugeza n'aka kanya ntabwo binshimishije. mbese uwo mugabo mwabyaranye ntiwigeze ugira ubushake bwo kuvuga ngo bigeze mu nzego zibishinzwe bamutegeke kugira indezo runaka guha cyangwa se ubundi bufasha bwo kugira ngo urere uwo mwana we? iyo nageragezaga kugisha abantu inama ngo numve icyo bambwira ati n'ubundi kuburana n'umunyamafaranga ni nk'aho aba ari uri kuregera. bambwira ati wowe uramutse ugiye kumuregana iby'ikirego cyawe kirumvikana ariko kubera ko akurusha amafaranga ntawe watanga ikirego cyawe. yego ntabwo nagomeje gucika intege, yaje kugeraho ya nimero ayisubizaho ndamuhamagara, muhamagaye ansaba ko duhura turahura, mfite umwana umunanzira arambwira ati wowe ntibigiye kugenda urongera usaba akazi mabuja wawe ariko umubwire ko ufite umwana. nakubaza uwaguteye inda uhakana umubwire ati impamvu wagiye nuko wari wakoze amadega adakwiriye kandi ukayakorera hanze y'urugo kandi warabaga mu rugo rwe. subirayo nuko nsaba akazi mabuja n'umubosi basanze yaragarutse aravuye muri bwa butumwa bw'akazi. yego nubwo n'umubosi abimfashamo ari umugabo wanjye arakama, amaze kukama gusa nyine urebye nari narahindutse. ndangije urabona iyo ugeze mu biryo urarya ukongera ugasa neza ukongera ugasubirana nongera mpinduka mwiza. oya ntabwo njye namusabye ko duhana, namubwiye se amaherezo y'ibi bintu azarangira gute. arangije arambwira ati nshaka ko duhura. nuko turangije turahura aribwo ambwira ngo nongere n'aka kazi mabuja kuko mabuja mugwa neza pe. nangije arongera arakama ambwira ati nta kibazo nushaka kuzane n'umwana wawe tubane. mayigeze nongeye kwisubirana meze neza. ntabwo se mabuja yajyaga agira gutya wenda ngo atere nk'akajisho ku mwana wawe yongera arebe no ku mugabo we ngo abone harimo nk'akantu k'agashusho ukuntu abe yabikeka? mbese ibyo n'abantu barabimubwiye akajya abwira ati ariko umukobwa we yari amakane yambwiye ko ntaho ahuriye n'umugabo wanjye. nyine bakomeza bamubwira kandi mu by'ukuri byamubwiraga nibyo ariko we ntabibone akajya agendera kujya ku byo mubwiye. yego gusa ubwo birangije biza kuvaho maze kumera neza. umugabo yarongera arankunda gusa icyo nshima ntabwo yongeye kuntera indi nda. birangira yirukanye umugore we kuko umugore bari bafitanye umwana umwe bamwitaga Royike. ubwo yamubwira ati mama Royike ngaho mvira mu rugo. ntabwo yamubwiye gutyo gusa umugore sinzi ibintu yakoze kuko amabanga y'abagore n'abagabo ye ntabwo napfa kuyamenya nanone cyane. sinzi ukuntu byagenze tujya twumva bari gutongana cyane. niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza abakiriya 20 cyangwa 30 ku munsi, menya neza ko nta kazi urimo. hari uburyo nzi bwizewe benshi bari gukoresha, ninkubwira bizwi nka GBM cyangwa se Global Biomagnet, untega amatwi neza nkwibira iby'iri banga. ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindurira agakino muri business yawe. Game changer, aka kantu se urakumvise? ibi ntabwo ari amakabya nkuru, ahubwo ni ubuhanga bw'inzobere mu gucengera ibijyanye n'iyubako ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwaho hifashishijwe ubumenyi mu byitwa social dynamic algorithm, aho umukiriya amurikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya abakiriya bakisuka. ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe, byose bikorewe kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa. ubucuruzi bwose waba ukora ubu buryo burizewe kandi burakora. ndakurahiye abakiriya baturutse imihanda yose bakora order ku bicuruzwa byawe. nge rwose ibi bintu nzi abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hariho hose, haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. African Digital Opportunity Initiative, bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0796 83 56 17.
umugore. Ariko ibyo byose ntabwo wamenye nimba ari wowe bapfaga cyangwa se ibindi bibazo byabo? Ntabwo namenye ko ari njye bapfaga, sinzi nyine ibibazo bari bafitanye ku giti cyabo. Kumva bari gutongana cyane twebwe twari turi hanze, baranarwana bifatika. Umugore afata icyemezo cyo kugenda, genda asigara nk'umukozi, birangira nsimbuye umugore we. Noneho ndarangije umugabo akajya njyana mu cyumba cy'aho umugore we yararaga, kambwira ati kumwirukana nagira ngo umbere umugore kuko nabonye ari umugore mwiza, nabonye ari byinshi umurushije. Najya mubaze ni iki murushije, kambwira ati muri byose nta na kimwe utamurushije. None se hagati aho wenda ntaguciye mu ijambo, mbere y'uko amwirukana ngo agende, waragarutse warakomeje mu kazi, mwajyaga munyuzamo mukongera mukibeta nk'uko mbere byagendaga, cyangwa icyo gihe ugarutse waragarutse ufokasinga ku kazi nawe aguha amahoro, cyangwa n'ubundi ni nko muri ako gahe n'ubundi mwari muhari mumeze nko muri abagore babiri b'umugabo umwe? Ni muri ako gahe twari duhari tumeze nk'aho turi abagore babiri b'umugabo umwe. Yego, gusa ntabwo navuga ko umugabo yongera kunera stress nk'iya mbere. Gusa nyine kwa kundi umugore akeka akabaza, menya ariko byakuriye intandaro yo kumwirukana. Yego, gusa amaze kumwirukana ambwira ati nagira ngo umbere umugore n'ubundi, nubwo nashakanye n'uriya sinamukundaga. Iyo mbimenya ntabwo nari kwihuta, nawe ndamubaza impamvu niyishe. Hanyuma arambwira ati muri byose akora afite akazi keza ndabyemera, afite amafaranga ndabyemera, ntabwo ari ibintu byinshi adakora nk'umugore. Namubaze nyine ni ibi adakora, akajyanga kunyerura, ariko nk'umuntu mukuru njye narabyumvaga ibintu adakora. Yego, nuvuga ngo hari ibintu we atabashaga gukora nk'umugore. Afite akazi keza nibyo, ahembwa n'umushahara mwiza, ariko hari ibintu atabashaga ngo kumukorera, sinzi ibyo ari byo. Gusa wicaye neza ukabitekereza ntabwo wananirwa kubimenya. None Marina, wowe wenda wibica ku ruhande tubimenye neza, nk'ibyo bintu utekereza umugore atabashaga gukorera umugabo we, wowe uri umukozi ukabishobora, ubwo nk'ibyo bintu byari biki mu by'ukuri? Nk'ibyo bintu urebye ni uguhakeye umugabo ukamwitaho. Ni ukuvuga ngo wowe hari ukuntu wahaga keya umugabo, umugore byamunaniye. Yego, umugore imba avuye mu kazi bwije atashya ananiwe, none njye wiriwe mu rugo twirirwanye, ubwo ari byo nakoraga. Muri make nta na keya yari buze kumuha atabonye umunsi wose. Ngaho niyo mpamvu. Nuko ubwo baramwirukanye, basigaye mu rugo? Aramwirukana nsigara mu rugo. Mu gusigara mu rugo nyine mpinduka mu mabuja, mpinduka mabuja. Yego, nuko ubwo turabanye umwaka wa kabiri. Ubwo umwana niko ari gukura, ashaka kujya ku ishuri. Umwana wawe? None wa wundi se Royike nawe twarabanaga. Umugore yaragiye asiga umwana? Yego, Royike afite imyaka nka 11. Yari mukuru none? Yari umukuru. Yego, noneho wanjye nyine nawe arimo arakura. Tubaye mu myaka 2, ubwo nangeze 2021, ukumva covid yari igabanutse. Yari isa nk'itangiye kugabanuka. Yego, umwana arimo akura, ari kujya ku ishuri, nabwo yageze mu gihe cyo kujya ku ishuri. Yego, sinzi nyine wagiriye inama umugore, avuga ati garuka mu rugo rwawe bararufashe. Avuga ati urugo rwawe warusigiye ingwe. Bose ukumva ibyo ari byo wakoze. Umugabo se yagiye kumucyura, umugore yizanye turatongana cyane. Ndangije nanjye ati uko wabyaye niko nabyaye, abana twese nabo umugabo umwe, ahubwo reka twicare tuganire kuri icyo kibazo tukigaho nyine nk'abantu bakuze. Yaratonganye cyane, atongana pe, akabona nta kintu bifasha. Ubwo yarakubwiraga ngo ni ukubera iki wantwariye umugabo se? Nanjye nkamubwira ati impamvu ndamutwaye ntabwo yakubonaga. Iyo akubona ntabwo uba waragiye, cyangwa se ntabwo tuba twarabyaranye. None wese umweruriro unamubwiza ukuri ko? Nahise nanamubwiza ukuri. Icyo gihe ndabyuka ari kuri 17, nko mu masaa 8. 17 ubwo z'ukwa kangahe? Za 2021 z'ukwezi kwa 9. Mu kwezi kwa 9. Yego, nyine
nk'abagore turiyeze yahise apapa cyane arapapa birenze ushaka ko turwana ndavuga ati ibyo si byakunda nta mpamvu yo kurwana tuza tuganire aranasara kuko yamaze nk'amasaha nk'atatu akiri kubitekerezaho bimurenze yumva byamurenze ameze nk'umuntu utaramenya agakino mwamukoze yego noneho ubundi arangije umugabo tegereza umugabo nyine kaza turamwicaza turamuganiriza tumaze kumuganiriza umugabo mu barimwe mu muganiriza cyane we wakaba yarabaganirije uyu mugabo yaraje turavuga ati ibi ni ibiki biri kuba asanga mwakoze inama kuko byagezeho umugore amaze kwiyakira nawe tujya inama turaganira ndangije turamuganiriza tumaze kumuganiriza umugabo yego turamubaza isa muherezeho ibintu ni ayahe njyewe umugore utarasezeranye nabwo ati reka madamu asubire mu rugo rwawe ugumezeho umutware umufasha wawe nanjye si bizakora ko ndi umufasha wawe ariko ndi umufasha nyine utemewe n'amategeko ariko nyine ndi umufasha tu ubwo umugabo yabyakiriye gute rero umugabo nawe byaramurenze tu ariko wabonaga ibyo byose wenda wasanga ariko byumva byaranamushimishagamo ukuntu ko agiye kugira abagore bafite byumvikana ndangije ngewe ikintu nabasabye kurera umwana ndamubasigira iyo mushatse njya kumureba babwira ko natagomba gusubira mu muhanda bamenye icyo gukora aho ntabwo nabyumvise neza ni ukuvuga ngo icyo wabasabye ni ukugira ngo bagusigaranire umwana bafate umwana nyine nk'uko nasigaye nderariro y'iko imyaka 2 nawe rero umwana wanjye nyine none se wowe wahise uhava cyangwa urahagumye mugumana nk'umuntu ntabwo ubwo se kuva mwahagumana muri abagore 2 byaje kugeraho uravuga ati ibyo ari byo byose wenda na leta itazabizamo yego ko nasenye urugo rw'abandi reka njye mpasigira umwana nigendere umwanzuro twafashe nk'abantu 3 kandi gukoresha abantu b'umuryango nkanze kwetereza abantu yego tufata uwanjye we n'umugabo wa mama Loyike n'umugabo ndabwira ati rero umwanzuro mwiza ndabubaha ndanabakunda ibyabayeho nta ruhare nabigizemo saba mama Loyike nyine imbabazi ko nta ruhare nabigizemo n'umugabo wagize irari yuko madamu adahari ari sayide uko byumva ntabwo ari ibintu biba byoroshye nyine nahabaye ndagumiza ndahaba aribwo nyine nabasabye na serivisi yo kuzanderera umwana bamaze kwemera ko bazamurera nk'uwabo umugabo nyine byari ngombwa akamwiyandikishaho ubu nyine ni nawe umurera nangije nyine mu kuhaba navuga ati ngewe ntabwo nakomeza kubana namwe wabonaga bibangamye yego ntabwo byari bisa neza ntabwo ati mu gihe nari naragiye ngiye kwiyitaho nagerageje kwiga imyuga niga umwuga w'ubudozi ndabasaba munyishyurire mukomeze muhite mungurira n'ibikoresho byose bisabwa apana iby'ibanze ibikoresho byose bisabwa nsubire mu mwuga w'ubudozi wanjye namwe mbareke n'umwana wanjye mubasigire mu murere ndamukina nze kumureba mw'icyo gihe biba twageze mu kwezi kwa 5 k'undi mwaka ngo 2022 yego tujya mu kwa 5 k'undi mwaka ibyo birarangira ndiga ndasoza maze gusoza bangurira imashini bangurira n'ibitenge bangodeshereza inzu hano i Nyanza i Gahanga. Nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga harabura ikintu cy'ingenzi. Icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu, furnitures, intebe zo muri salo, salle à manger, ibitanda n'amatera zabyo, utubati two mu byumba, intebe za jardin n'iza balcon, yewe n'ibikoresho byo mu biro. Tubakorera intebe, ibitanda n'inzugi, tukabakira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka. Mwe banyamahoteli na za appartement, umwihariko wacu nuko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza. Ku bindi bisobanuka duhamagara kuri 0783 337 8096.